uko bakora Satani bagakora n'izo mbaraga, Imana nayo igira abakozi, kandi abakozi bayo biyubaha, bazi icyo bakora kandi bagomba kubaho. Ariko abangaba ntitwanabatindaho kuko nta cyiza cyabaturukamo, nta n'ikindi kintu cyiza bavugira abakozi b'Imana uretse kubasebya. Ikindi kigaragara muri iyi minsi nuko hari abantu basenga Imana batayemera kandi batayizera, ntibemera kwivuga kandi kwikora. Tubisanga rero mu madini menshi, tubisanga mu matorero menshi, abantu bagasenga Imana ntibemera kwivuga, ntibemera ko ikora. Mu by'ukuri Imana basenga ntushobora kuyitandukanya n'ibigirwamana bisengwa hano hantu. Ariko ikibazo gikomeye muri iyi minsi nabo ndimo kubona nuko hari akavuyo dusanga muri abakozi b'Imana bo ubwabo. Abakozi b'Imana batemeranywa, abakozi b'Imana bagirana amashyari, abakozi b'Imana bitiranya impano n'imihamagaro, abitiranya imbuto n'impano bakabivangavanga. Imana rero ifite uko yagennye ko umurimo wayo ugomba gukora, ifite uko yahamagaye abantu. Abantu nibasobanukirwe imihamagaro bahamagariwemo. Utabisobanukiwe abaza Imana, asome Bibiliya. Ntabwo umuntu abyuka ngo abe ikintu runaka, abe pasiteri w'umuhanuzi kubera ko yagize impano runaka. Ntabwo ari uko nguko bigenda. Buri muntu wese, buri muhamagaro wose ugira ibyo ugomba gukora. Buri muntu wese afite icyo yahamagariwe gukora. Ntabwo ari uguhamagara gutyo gusa mu kavuyo ngo umuntu yumve ari titire. Umuhamagaro ntabwo ari titire, umuhamagaro ni fonction, umuhamagaro ni icyo umuntu agomba gukora. Ntabwo ari kubyuka mu gitondo ngo umuntu abyiyite, oya, ntabwo ari ko bimeze. Muri iyi minsi rero turagenda tubonamo akavuyo kenshi cyane gakozwe n'abantu mu buryo itorero ryubatse ndetse na gahunda Imana yarishyizemo. Muri iyi minsi ntumenya ninde ukora iki, ninde ukora iki ngiki, ibintu biravangavanze. Akavuyo kabaye kenshi, ariko mu by'ukuri siko Imana yabigennye, siko Imana yabishatse. Yahamagaye abantu mu buryo butandukanye, mu buryo bwuzuzanya, mu buryo bukorana. Nta mpamvu yo kugira ngo rero aka kavuyo. Usanga hari n'abandi bantu bari mu yindi mihamagaro baza bakabyitirira, ariko kubera amashyari wa muntu ntibashake ko avuga, akora, agaragaza ibyo Imana yavuze, ndetse ahenshi bakamucecekesha. Ariko Imana irashaka kuvugana n'abantu bayo, irashaka gukorana n'abantu bayo. Yesu ashimwe. Nejejwe n'uyu mwanya mbonye wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Rutayisire Emile, ndi umuvugabutumwa, nsengera muri Zion Temple Gatenga. Ibindi Imana iduhana umugisha. Tukadutangire dusenga rero. Data Mana ishobora byose, nongeye kugushimira muri kano kanya. Ndagushimira kuri Imana igira neza, ndagushimira kuri Imana yumva kandi Imana ikora. Ndagushimira ko waturinze ibihe bitambutse, n'uyu mwanya ukaba ushimye ko duhurira aha ngaha kuri gusengarwa kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ndagusabye rero, ndakwinginze kugira ngo Umwuka Wera aze abane nanjye, anyobore muri iri jambo ngiye kuvugira aha ngaha, anyobore mu bikorwa byose, kandi n'undi wese ukurikiye cyangwa uzakurikira, Umwuka Wera agende amukoreho, akore ku mutima we, kugira ngo ijambo tugiye kuvugira aha ngaha ribe irimwubaka, ribe irimugirira neza, ribe irihindura ubuzima bwe. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku bintu bijyanye n'impano. Impano dusanga mu bantu batandukanye, impano zikora mu rusengero, impano abenshi usanga badasobanukiwe, ariko zikaba ari izijyanye n'imirimo duhamagarirwa gukora mu rusengero, zikaba zijyana zifatanye cyane n'imihamagaro dusanga mu rusengero itandukanye, ariko ugasanga akenshi abantu barayivanga. Ndavuga rero cyane cyane ku mihamagaro, ariko ngende mbihuza n'impano kugira ngo abantu bagende basobanukirwa. Ntekereza rero iyi nyigisho, natekereje ku mutwe nayiha, ariko binyura ahantu henshi, binyura muri etape zitandukanye.
ndabanza ndatekereza ndavuga ngo se iki kigisho wakita ngo ni mukura akavuyo mu itorero rya Kristo, buri wese amenye ibyo ashinzwe abihagararemo. Numva ntibivugitse neza, ndongera ndatekereza ngo wavuga se ngo ahari ngo umva ibyo ushinzwe uvane akavuyo mu itorero rya Kristo. Numva nabyo ntibyuzuye neza, ariko noneho ndatekereza ndavuga ntibyayo byose reka iri somo turyite ngo reka duhagarare neza mu mihamagaro yacu, ikinyoma gihunge. Mu by'ukuri muri iyi minsi turimo usanga abantu bakerensa abakozi b'Imana n'umurimo w'Imana, bakavuga uko bishakiye, bakabavuga nabi. Nta nubwo yaremye abantu kugira ngo babe umutako wayo gusa, babe indabo, ahubwo Imana ifite icyo yaremeye abantu no kugira ngo bakore umurimo wayo, bakore icyo yabahamagariye. Ifite uko yabahamagaye, buri muntu wese uko yamuhamagaye afite icyo ashinzwe, afite n'icyo agomba gukora. Yewe uretse n'abandi batemera Imana ariko bafite uwo bakorera. Hariho n'abakorera Satani, bakorera imyuka mibi, bakora imbaraga z'umwijima. Abo ngabo nabo bafite uko bafata abakozi b'Imana n'umurimo bakora, bakawukerensa cyangwa ugasanga barimo barabasebya. Ariko bajye bamenya yuko uko bakorera Satani bagakora n'izo mbaraga, Imana nayo igira abakozi, kandi abakozi bayo biyubaha, bazi icyo bakora kandi bagomba kubaho. Ariko abangaba ntitwanabatindaho kuko nta cyiza cyabaturukamo, nta n'ikindi kintu cyiza bavugira abakozi b'Imana uretse kubasebya. Ikindi kigaragara muri iyi minsi nuko hari abantu basenga Imana batayemera kandi batayizera, ntibemera kwivuga kandi kwikora. Tubisanga rero mu madini menshi, tubisanga mu matorero menshi, abantu bagasenga Imana ntibemera kwivuga, ntibemera ko ikora. Mu by'ukuri Imana basenga ntushobora kuyitandukanya n'ibigirwamana bisengwa hano hanze. Ibigirwamana bitavuga kandi ntibinakore. Ikindi nuko abantu benshi muri abo ngabo bose bafata Imana gutyo, bayisenga gutyo, batemera ko Imana ivuga, batemera ko n'Imana ikora, ntibemera n'ubuhanuzi, ntibemera n'abahanuzi. Usanga bavuga ko Imana yarangije kuvuga, bavuga ko Imana itavuga. N'umuntu Imana ibatumyeho ntibemera ko yabatumye, ntibashaka no kumwumva. Mu kutamwumva rero babura amakuru ya ngombwa, amakuru y'ijuru, icyo Imana ishaka kubakorera, icyo Imana ibaburira ngo bavemo, babura amakuru. Kandi isi ya none igenzwe n'amakuru. Umukristo usenga utizera ko Imana ivuga, utizera n'abahanuzi yatumye, hari ikintu abura amakuru ya ngombwa amubwiriza uko agomba kwifata n'uko agomba kugenda n'ibyo agomba kwirinda. Iyo rero abirasa ibyo ngibyo, abura amakuru ya ngombwa, akarindagira, akagenda mu mwijima kandi atari ko yakagombye kugenda. Imana rero abo ngabo ntibabasha gushyikira icyo Imana ivuze. Abandi ni abantu bazi ko Imana ivuga, ifite n'abikoresha, ariko badashaka kubumva. Barabizi neza ariko barabyirengagiza. Bamwe muri bo aho kugira ngo bemere ko hari abantu bafite umuhamagaro w'ubuhanuzi, ahubwo bahitamo kwigira abahanuzi, bakayobya abantu, hanyuma bakabeshyira ko Imana yavuze. Ugasanga barimo kubiyitira kubera ko ni umuhamagaro abantu bakunda, ni umuhamagaro abantu bashaka, ni umuhamagaro abantu bashakisha, ariko kuba batabasha kuwugeraho n'amashyari mu nsengero zimwe na zimwe mu matorero, ariko ugasanga barimo barurwanya. Ndetse ugasanga bamwe barigisha akavuga ngo Imana iravuze. Imana ishobora kuvugira mu ijambo umuntu yigisha, ariko ugasanga akenshi yigize umuhanuzi ndetse aravuga nabi mugenzi we. Ibyo rero ntibyakagombye kuhaba. Ariko ikibazo gikomeye muri iyi minsi nabo ndimo kubona nuko hari akavuyo dusanga muri abakozi b'Imana bo ubwabo.
abakozi b'Imana batemeranywa, abakozi b'Imana bagirana amashyari, abakozi b'Imana bitiranya impano n'imihamagaro, abitiranya imbuto n'impano bakabivangavanga. Umuntu umunsi umwe akabyuka Imana imuhaye impano wenda y'ubuhanuzi, akabyuka ati mbaye pasiteri, akabyuka ati mbaye apotre. Undi ugasanga yise ikindi wari umwarimu akavuga ati nge ndi pasiteri, ndi umubwiriza butumwa, ariko ako kavuyo kose siko Imana yabipanze, siko Imana yabishatse. Imana rero ifite uko yagennye ko umurimo wayo ugomba gukora, ifite uko yahamagaye abantu. Abantu nibasobanukirwe imihamagaro bahamagariwemo. Utabisobanukiwe abaza Imana, asome Bibiliya. Ntabwo umuntu abyuka ngo abe ikintu runaka, abe pasiteri abe umuhanuzi kubera ko yagize impano runaka. Ntabwo ari uko nguko bigenda. Iyo Imana yabisobanuye neza, iyo tugiye mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 13 kugera ku wa 11 kugera ku wa 13, haravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Amen. Ahangaha turahasanga imihamagaro 5. Imihamagaro 5 Bibiliya itubwira. Kuba intumwa, no kuba apotre, intumwa hano hanze barahari. Hanyuma kuba abahanuzi, prophète, kuba ababwiriza butumwa evangeliste, kuba abungeri pasteur, no kuba abigisha. Hamwe ravuga ni docteur cyangwa se enseignant. Ariko buri muntu wese afite icyo ashinzwe. Ntabwo ibi bintu bigongana. Imana ifite uko yabigennye, ifite uko yabipanze. Buri muntu wese, buri muhamagaro wose ugira ibyo ugomba gukora. Buri muntu wese afite icyo ahamagariwe gukora. Ntabwo ari uguhamagara gutyo gusa mu kavuyo ngo umuntu yumve ari titre. Umuhamagaro ntabwo ari titre, umuhamagaro ni fonction, umuhamagaro ni icyo umuntu agomba gukora. Ntabwo bihagije kwitwa ngo umuntu ngo uri pasiteri. Pasiteri afite icyo ashinzwe kigaragara kizwi. Apotre afite icyo ashinzwe kigaragara kizwi. Prophète, umuhanuzi afite icyo ashinzwe kigaragara kizwi. Ntabwo ari kubyuka mu gitondo ngo umuntu abyiyite oya. Ntabwo ari ko bimeze. Muri iyi minsi rero turagenda tubonamo akavuyo kenshi cyane gakozwe n'abantu mu buryo itorero ryubatse ndetse na gahunda Imana yarishyizemo. Ku munsi wa Pentecote itorero rivuka, Imana ifite uko yabipanze, kuko ni Imana ntikorera mu kajagari. Imana ikorera muri ordre ifatika. Ntikunda desordre, ntabwo yikunda. Yashyizeho rero iyi mihamagaro uko ari 5 ministeri. Tuvuze imihamagaro abandi bazita ministeri, ariko hari no mu Kinyarwanda babyita ngo ni ministeri mu rusengero. Ku buryo izo ministeri zayobowe n'umwuka wera, ziyoborwa n'umwuka wera. Ntabwo abantu babyuka ngo bikore ibyo bishakiye. Abantu bagomba kuyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera akagena uko abantu bakora. No muri bira twarabisomye, twarabibonye aho abantu bagiye batoranywa, abantu babanje gusenga. Iyi minsi turimo turabona ivanyirwa ryinshi mu nsengero, mu itorero, aho usanga umuntu akora imihamagaro itandukanye. Ugasanga pasiteri na apotre akaba n'umwigisha,
nta wundi muntu ubikora mu rusengero, ugasanga ni wewe wenyine ubikora, ugasanga umuhanuzi kubera ko avugana n'Imana, kubera ko yumva ijwi ry'Imana, kubera ko hari ibyo abona abandi batabona, ugasanga arimo akora wenyine, ndetse yagiye ku ruhande ntabarizwa mu rusengero runaka, ukabona abenshi bameze nk'inzererezi barasuzugwa abandi bantu bose. Ariko pastor afite icyo ashinzwe, apotre afite icyo ashinzwe, profete umuhanuzi afite ibyo ashinzwe. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu akore ku giti cye. Uko ni ukuvangirwa tubona hano hanze muri iyi minsi. Ntumenya ninde ukora iki, ninde ukora iki ngiki, ibintu biravangavanze, akavuyo kabaye kenshi. Ariko mu by'ukuri siko Imana yabigennye, siko Imana yabishatse. Yahamagaye abantu mu buryo butandukanye, mu buryo bwuzuzanya, mu buryo bukorana. Nta mpamvu yo kugira ngo rero aka kavuyo. Ariko nta n'igitangaje kirimo, kubera yuko Bibiliya ibivuga neza ko mu minsi ya nyuma hari uko bizaba bimeze. Hazaba ariho kuvangirwa, hazaba ariho kwishyira hejuru. Wenda umuntu ashobora kugira ngo ninjye bivuze, ariko mu Batesaloniki urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesaloniki igice cya 2 umurongo wa 3 na 4 haravuga ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yirekane ko ari Imana. Muri iyi minsi turimo turabona abantu bigize nk'Imana, mu rusengero bakigira nk'Imana, bakagaragara nk'aho bashobora byose, bakagaragara nk'aho bakora byose, bakimira abandi bantu, bagakinagiza abandi bantu. Ariko siko byakagombye kugenda. Ibi ni ibihe bya nyuma, ariko ibi ngibi abantu basenga, abantu bashishikajwe, bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana, ibi ngibi tugomba kubivuga ndetse cyane, abantu bakabimenya, bakabisobanukirwa, abantu bagahindura, abantu bakarwanya ikinyoma mu rusengero, abantu bakarwanya ibyigize Imana byose byiyicaje mu mwanya Imana yakagombye kwicaramo, ari mu rusengero, ari mu mitima y'abantu, kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza. Mu by'ukuri rero Imana yashyize gahunda mu murimo wayo, ishyiraho ministeri, kandi ministeri yashyizeho, imihamagaro yashyizeho, ntabwo ari gupfa kwishyiraho gusa, kuko ministeri ifite igisobanuro. Ministeri ivuga service, umurimo umuntu akorera abantu. Icyo ministeri bivuze, niba uri apotre akorera abantu, ni service aha abantu. Niba uri umuvuga butumwa, ni service uha abantu. Niba uri umuhanuzi, ni service uha abantu. Ntabwo abantu ari bo bagukorera, ni wowe ukorera abantu. Imana yaguhamagariye gukorera abantu kugira ngo ubaherereze kuza kuri yo, bave mu mwijima bagane mu rumuri. Ni service uha abantu. Ukorera abantu rero umubiri wa Kristo, ukorera ibiremwa by'Imana, ukorera abakristo umubiri wa Kristo. Ntabwo bagukorera, ni wowe ugomba kubakorera, ni wowe muhamagaro wawe. Uretse service, ni n'ahantu, ni umwanya umuntu yicaramo kugira ngo akore. Iyo ni ministeri. Hari icyo ukora, hari aho ugikorera, kandi icyo ukora nacyo kikaba gisobanutse. Inshingano rero za buri wese zirasobanutse. Inshingano za buri wese zirasobanutse, kugira ngo akavuyo kave mu rusengero, akavuyo kave mu itorero rya Kristo. Nibisobanuke rero, abantu bamenye icyo bahamagariwe, bamenye bagomba guhagarara, ndetse n'ababagana bamenye icyo bashinzwe, bareke kubeshywa, bareke kuyobywa, basome Bibiliya bayumve, bumve inyigisho, bumve impuguro, kugira ngo itorero rya Kristo rivemo akavuyo. Rigomba kuvamo akavuyo mu izina rya Yesu. Harimo umuntu akibaza ngo uko bisobanutse iyi confusion, aka kaduruvayo, uko kuvanga impano, uko kwiyitirira ibintu, kugaragaza itorero rya Kristo na Kristo uko atari.
biva hehe ko atari ko byatangiye ko Imana yabishyize ku murongo. Ariko kugira ngo byumvikane neza, reka turebe buri muhamagaro icyo umuntu ashinzwe kugira ngo bisobanuke, kuko nitumara kubiganiraho, nitumara kubivuga, buri muntu afite uko agomba icyo agomba kubikoraho, afite ibyo agomba gukosora. Ntabwo bigomba gukomeza gutyo. Oya, umuntu agomba kugira ibyo akosora. Uwazanyemo akavuyo, utuma habemo ikinyoma, akikosora akabireka, ariko n'abandi ntibemere ko ikinyoma cyicara ku ntebe mu itorero rya Kristo, bakabirwanya bakabyanga. Igihe twabyanga tugakomeza tukabyemera, bizakomeza gutyo. Ariko ikintu kizabatura abantu ni ukujijuka bakamenya icyo Kristo asaba, naho umuntu agomba guhagarara n'ibyo agomba gukora. Hanyuma reka turebe rero buri muhamagaro umuntu ashinzwe iki. Duhere ku ntumwa, ariyo bita apotre, abandi bakamwita aposo. Aposo ni umuntu ukomeye w'inkingi ikomeye mu itorero cyangwa mu rusengero, kuko ni umwubatsi. C'est un bâtisseur. Ni umwubatsi, ni inkingi ya mwamba y'itorero. Ni umumisiyoneri. C'est un visionnaire. Ni umuntu ugira iyerekwa rigari. Ni umuntu ugenda ashinga amatorero aho ageze. Ni umuntu ushobora kuyahanurira. Ni umuntu wigisha. Ni umuntu no guhanura, ashobora guhanura cyangwa aranahanura. Ariko cyane cyane ni umuntu ukosora imyumvire ipfuye, agakosora abayobozi b'itorero, abapasiteri bakora ibitari byo, agakosora doctrine zitarizo zipfuye. Ni umuntu wubaka, ni inkingi ya mwamba y'itorero, ariko ajyana iyerekwa rigari, akagenda ashinga amatorero aho ageze kandi akayakurikirana, agira ububasha, agira itegeko kuri yo, agira ububasha ku bapasiteri, ku bahanuzi, agira ububasha ku babwiriza butumwa, agira ububasha kubigisha, agira ububasha ku badiyakoni, akagira n'ububasha ku bakuru b'itorero. Ni umuntu ukomeye rero. Ariko muri iyi minsi ikintu turimo kubona, umuntu abyuka mu gitondo ati mbaye apotre, nta rusengero agira, niba narufite ni rumwe, wenda ntitwabihagararamo ngo tuvuge wenda ntihamagare wenda na apotre, ariko urusaku ni rube rukeye, kuko imikorere ye uko agaragara ntabwo bigaragaza ko ari apotre. Ibyo tuvuze byose biranga apotre ntibigaragara, ariko umuntu arabyuka ati nda apotre. Urusaku rukaba rwinshi ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose, ariko wareba ibikorwa akora, wareba ya serivisi agomba kuha abantu, wareba aho agomba kuba ahagaze, n'ibyo agomba kuba ahagazemo ntumubonemo. Ibyo rero bigomba gukosoka. Umuntu ntabyuke mu gitondo ngo yiyite ikintu runaka, niba yanahamagawe ariko ibyo ahamagawe ntabyo akora, yakagobye kugabanya urusaku rero. Apotre rero ni umuntu uhangayikira n'ayo matorero, agahora ayahangayikiye, nk'uko tubisanga intumwa Pawulo mu Bakorinto Abakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 28, ngo aravuga ngo ariko ne kuvuga ibindi, keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose, ni uguhagarikira umutima amatorero yose. Apotre ahangayikira amatorero, ntabwo ari umwanya wo kwigwizaho imitungo, wo kugira mu modoka meza, wo kwivuga, wo kwigira igitangaza, ahubwo ni umwanya wo gukora umurimo, wo guhamagarira abantu Kristo, ahubwo agenda ashinga amatorero ahantu hatandukanye, kugira ngo abantu abakurure kuri Kristo,
na hahandi ijambo ry'Imana ritari ryagira akahagera. Uwo niwo murimo wa apotre. Apotre ntabwo ari titre, ni ibyo akora. Ntabwo ari titre y'ibyubahiro. Ibyo akora bizamuhesha icyubahiro. Abantu bazamwubaha, ariko bazamwubaha yuko ibyo akore aha service abantu neza, ariko nayo Imana akorera izamwubahisha. Nukora Imana neza izakubahisha. Ariko abantu bareke kwigira ibitangaza, bareke kwizamura, bareke Imana ibazamure, ariko banazamurwa n'ibyo bakora n'ibyo bakorera abantu. Dushobora rero kugaragaza akamaro ka apotre dukoresheje ikiganza. Urabona ikiganza uko kimeze, hari intoki 5. Apotre twamujyanya n'igikumwe. Iki gikumwe ni urutoki rufite imbaraga, ari rukoresha izi ngizi zose. Izi ni za ministeri zindi zisigaye twavuze. Ababwiriza butumwa, abapastori, abahanuzi, abigisha bose. Uru rutoki rufasha izi ntoki zose gukora. Birakorana. Ntabwo apotre agomba gukora wenyine cyangwa izi ntoki ngo zikore zonyine. Wowe barakorana. Uko niko umurimo wa Kristo ugomba kuba wubakitse. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira muri uyu murimo wa data wo kwicara mu rusengero ngo afate imihamagaro yose ayishyire muri we. Ntabwo ari we torero, nta nubwo ari we Yesu, nta nubwo Yesu yamuhamagara gukora ibyo ngibyo byose, ntiyanabishobora kuko ntabwo ari Imana. Ahubwo abantu nibagerageze gukorana, buri muntu wese ahagara mu mwanya we, kandi buri wese yubahe mugenzi we. Ko ntabwo nubwo bakorana gutya, hariho ufite umurimo we agafasha abandi, ariko nta uruta undi. Bakagombye gukorana rero. Nta n'impamvu yo kugira ngo umuntu umwe yigana undi. Amen. Hanyuma reka tujye kuri profete. Profete ni akanwa k'Imana. Niho Imana inyuza ibyo ishaka kubwira abantu cyangwa kumubwira. Ni akanwa k'Imana. Imunyuzamo ibyo ishaka kubwira abantu. Akavuga ibintu bizaza. Akavuga ibikorwa bizaba. Ariko akabivuga mbere bitari byaba. Akabibwira abantu. Ni umuntu ufite muri we impano nyinshi ashobora gukoresha. Ntabwo guhanura rero ari kubanza kubaza umuntu ngo witwa nde, utuye hehe, uturanye nande, hanyuma umuntu narangiza avuga ngo ariko ngo wa muntu ngo muturanye ngo niwe ukuraga munsi y'urugo, kandi yarangije kumenya ko munsi y'urugo uturanye n'agakecuru cyangwa uturanye n'umugabo runaka cyangwa uturanye cyangwa ufite n'abavandimwe cyangwa ufite, akavuga ngo bene wanyu niba bakugira gutya na gutya, ariko yarangije kumenya amakuru. Ntabwo ari uko nguko umuhanuzi akora. Umuhanuzi ni ijwi ry'Imana. Ni ijwi ry'Imana. Kandi ijwi ry'Imana riza ku muntu akaryumva. Ntabwo ari abantu bose bafite izo mpano. Oya. Akoresha rero, agira impano nyinshi akoresha. Umuhanuzi akoresha impano y'ubwenge. Ubwenge, impano yo kumenya. Impano yo kumenya ni igihe Imana ikomunika ivugana n'abantu, ariko mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'ubumana, buri surnaturel, akoresheje ntuza par l'Esprit Saint, umwuka w'Imana ukaza ku muntu. Kera byavuga ngo umwuka w'Imana ngo uhanga ku muntu, ariko umwuka w'Imana aza ku muntu, akavugira mu muntu, akavuga ibintu by'umuntu, akavuga ibintu runaka, kandi akavuga kuri situation runaka, mu buryo imitekerereze yacu, imirebere yacu, imikorere yacu itabasha kubishyikira mu buryo bwa kimuntu, mu buryo bw'ibifatika. Iyo mpano niyo abahanuzi bakoresha. Agaragaza vision, imirebere y'Imana ku kintu no ku bantu. Ubwo iyo ni impano abantu bose badafite. Kubera ko abantu baba bakeneye ko kubwirwa ibyabo, kumenya ibyabo, usanga hari n'abandi bantu bari mu yindi mihamagaro baza bakabyitirira. Ariko kubera amashyari, wa muntu ntibashake ko avuga, akora, agaragaza iby'Imana yavuze, ndetse ahenshi bakamucecekesha.
ariko Imana irashaka kuvugana n'abantu bayo, irashaka gukorana n'abantu bayo. Umuhanuzi agira muri we impano yo kurobanura imyuka. Hariho imyuka myiza, umwuka w'Imana n'indi myuka. Uwo rero ntabwo abantu bose babibona. Ni umuhanuzi ufite ubwo bubasha. Habaho agira n'ijambo ryo kumenya ijambo ry'ubwenge. Ibyo byose biba mu muhanuzi. Aho Imana iza igashyira mu muhanuzi ijambo ryubaka umuntu mu buryo bw'umubiri ko no mu buryo bw'ifatika. Ikagaragaza icyagira neza umuntu umumaro kinyuze mu muhanuzi. Ibyo byose binyura mu muhanuzi, ntabwo binyura mu muntu wari we wese. Abantu ntibareke kwitiranya ibintu. Ubu abantu barimo kugenda bajya mu bapfumu bakajya kubaza umupfumu kuko ntibaze ejo hazaza. Umuntu yajya kubaza umuhanuzi ngo muyoboze, amubaze icyo Imana ivuga, icyo Imana imushakaho mu kintu runaka, mu bibazo runaka, ugasanga umuntu baramwikomye ngo yagiye kubaza umuhanuzi. None se ko abantu bajya kubaza abapfumu, abantu bagashira mu bapfumu. Ubonye byibura iyo abantu bajya kubaza abahanuzi byibura akaba ari bajya kubaza. Ariko abahanuzi nabo bakareka kubeshya abantu, bakareka kubapfunyikira amazi, bakareka kuvuga Imana itavuze, bakareka kuzanamo ibintu by'indamu n'amafaranga n'ibindi byose. Bakavugira Imana yavuze, itabe yavuze bagaceceka, kuko Imana ntivuga, ntago bayivugisha nkuko bavugisha ingoma bahondagura kwa kwanya ikavuga. Imana barasenga, yabishatse kuvuga ikavuga. Ariko iyo umuntu ayoboje Imana, Imana iravuga, Imana yacu iravuga, Imana yacu irakora. Amen. Hanyuma muri we habamo na don n'impano yo gusobanura indimi. Izi ndimi abantu bavuga ngo ni indimi. Hano hanze rero hari abantu bigize ba specialist mu bintu byose. Umuntu ntabwo ndabona umudokiteri ubaga abantu wagiye guhinyuza engineer wubatse etage ko si domaine ye. Ariko ibintu by'Imana abantu babyigizemo ba specialist, umuntu arabyuka kumva agomba kwivuga ko yishakiye. Reka tugere rero tuvuge no kumubwiriza butumwa, umuvuga butumwa. Umuvuga butumwa ni umuntu ubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ibi byumvikane, ntabwo ari ukwivuga, so ukwivuga ibigwi, so ukwivuga ibyo wakoze, so ukwivuga aho wagiye. Ibyo wenda byazamo mu buryo bwo kuganira n'uburyo bwo kwigisha. Ariko mu cyigisho cyose hagomba kugaragaramo Kristo, ntabwo ari umuntu ugaragara, so umuntu wivuga. Byumvikane bisobanuke, ni umuntu rero ubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ni umuntu ufite ubuhanga mu kubwiriza, ariko kugira ngo yireherezeho arehereze imitima Kristo, ayigarurire. Uwo yigaruriye amuhereze Kristo. Niyo ministeri, uwo muhamagaro nicyo ushinzwe. Ariko ubusanga umuntu urimo kubwiriza ubutumwa akamara 3/4 by'icyigisho kwigisha arimo kwivuga, arimo kwitaka, avuga imodoka yaguze, avuga ni byiza Imana yakugire neza. Ariko ugategereza ko azavuga Kristo, ugategereza ugaheba. Abantu bagategereza bagaheba. Ntabwo abantu baje gushaka Kristo, mu bashyire Kristo. Abantu barashaka Kristo. Niwe Yesu yabatumye abantu kugira ngo mubazane ngo mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, mubatiza abantu, mubwirize abantu kwitondera ibyo yasize avuze. Ntabwo ari kwitondera ibyo yasize ibyo mukora nuko muhagaze nuko mugaragara. Oya, ni ukwitondera ibyo yavuze. Iyi mpano rero ijyana n'impano, uyu muhamagaro ujyana n'impano y'ibitangaza no gukiza indwara. Ko iyo ubwiriza ubutumwa bwiza
ariko ukajyana na zino mpano abantu bajye bazisaba impano bifasha abantu kumva no kugaragaza Kristo. Iyo ubwije umuntu amagambo ariko akajyana n'ibindi bikorwa bifatika bijyanye n'izo mpano zitandukanye zo gusengera abarwayi bagakira, zo kwirukana abadayimoni, zo kuvuga mu ndimi, zo guhanura, bivuga ubutumwa kuruta amagambo gusa. Izo mpano nazo nizo kubahwa, uzifite akazikomera, utazifite akazisaba, koko umuntu arazisaba akazihabwa, nta kiguzi bisaba, ahubwo no kwegera Imana harimo umuntu akazisaba akazihabwa. Kandi ibyo byose bikaba bigamije kugarurira abantu Kristo. Ni umuntu rero ushobora gutanga ubuzima bwe bwose ariko kugira ngo abashe kugarurira abantu Kristo, n'ibyo byose akabitanga, akagira iryo shyaka muri we, n'ukuzana abantu. Ntabwo ari kugira ngo agaragare, ntabwo ari kugira ngo abigitangaza amenyekane. Ibyo uzakora nibyo bizatuma umenyekana, ni nabyo byiza. Nukora Imana neza izakwamamaza, izakugaragaza, ariko ntabwo ari umwanya wo kugira ngo wigaragaze. Abantu bahagare mu mihamagaro yabo bareke kwigaragaza, ahubwo bagaragaze Kristo. Abantu bareke kwivuga, ahubwo bavuga Imana. Imana nayo umunsi umwe izabavugira, izabagaragaza, izabamamaza, ariko bahagaze mu muhamagaro neza, mu izina rya Yesu. Abantu babyumve kandi abantu babikosore. Atanga inyigisho mu buryo bworoshye ariko bufite imbaraga, kandi akenshi buherekejwe n'ibitangaza. Uwo niwo mwigisha, nuko nguko agomba kuba ahagaze. Kubaho rero ko mu itorero, mu rusengero, bituma abantu bashaka kumenya Imana. Agomba kuba urugero rwiza mu kubwiriza, mu kwizera, mu kugaragaza Imana, mu kuyivuga neza, ariko no mu myitwarire. Amen. Ni umuntu ugira contact facile, umuntu ubasha kwegera abantu, ugira tekinike zo kwegera abantu no kubavugisha, ugira muri we inyota yo kuvuga ubutumwa bwiza, kandi abantu akabazana kuri Kristo, akabahindura, akabavana mu byaha, akabavana mu isi y'umwijima, akabazana mu mucyo ari wo Kristo. Uko niko agomba kuba ameze. Nawe ashobora kugira impano nyinshi z'ubujyanama, zo gufasha abantu. Ashobora no kugira n'impano yo guhanura, ko bishyigikira ubutumwa. Abantu batandukanye, imihamagaro ni impano. Impano ni ibikoresho umuntu yahawe kugira ngo abashe gusohoza ubutumwa yahamagariwe. Ushobora kugira nyinshi, ariko impano ikaba imwe, zizo zikagukoreramo. Ntabwo rero kuba wagize impano runaka wimuka ukava ahangaha ukajya hariya Imana itabivuze. Buri muntu wese acekinge arebe umuhamagaro we uwo ari wo awuhagararemo, kandi ye kunungunika ngo ajye gushaka guhagarara mu mihamagaro y'abandi. Oye. Hanyuma reka tuvuge pasiteri. Pasiteri ni umuntu cyangwa se umushumba. Umushumba we ni umuntu mu by'ukuri abantu bayifata nka titire, ariko ntabwo ari titire, ni fonction. Iyi mihamagaro yose ntabwo ari titire. Ntabwo ari kuvuga ngo urabyitwa, ngo witwa aho ngaho ugenda gusa abantu bajya bagufata ngo uri profete, ngo bajya gufata ngo uri pasteur, uri apotre gusa, amazina yagendane. Ntabwo ari byo Imana ikeneye, sibyo dukeneye, sibyo igihugu gikeneye, sibyo n'isi ikeneye, sibyo itorero rikeneye. Ni imirimo. Pasteur ashinzwe iki rero? Pasteur ashinzwe guhumuriza abantu, guhumuriza abakristo, kubashyira mu mutuzo, kubakomeza, kuba ngo mwe nubwo ibintu bikomeye nimukomeze, mwibivamo, mwiruha. Imbere y'ibigeragezo, pastor agomba gukomeza abantu bahura nawe, bakabona Imana, bakumva Imana muri we. Pasiteri umushumba
ni wa muntu ushyira amavuta ku bisebe akabyomora, akomora ibisebe akabipfuka ibisebe. Ni wa muntu ufunga breshe cyangwa ibyuho byacitse mu rugo rw'intama, agafunga ngo ibirura bitabona aho byinjirira. Uwo niwo murimo wa pasiteri. Ntabwo ari wa muntu usakaza ibyaha bwiwe n'abantu, nta kritika. Pasiteri nta kritika, ni umuntu utanga umutuzo, utanga icyizere, abantu bakamwizera, abantu bakamuhungiraho, ari mu mwanya wa Kristo, abantu bamuhungiraho. Pasiteri nuko nguko agomba kugaragara, ntabwo yazasibye ibyo yavuganye n'abantu. Hari umuntu pasiteri, biratangaje kubona pasiteri umuntu amubwira ibintu arangiza akabyumva hanze, ari inyuma y'umuhamagaro we. Biranatangaje kubona abapasiteri barwana, ukabona mu rusengero abapasiteri bararwana. Pasiteri ntarwana, pasiteri ntatukana, umuhamagaro wa pasiteri ntibirimo. Yomora inguma, ahumuriza abamusanga, pasiteri ntarwana. Biratangaje kuvuga ngo pasiteri ngo agakunja amaboko ngo nagukubita nakwereka. Pasiteri ibyo ntibibamo, si wo muhamagaro we. Pasiteri yomora inguma, arahoza, arakomeza, aravura. Pasiteri kandi aburira intama kugira ngo zitagwa mu mitego y'ibirura, ahora azirinda. Uko Dawudi yarindaga intama mu ishyamba, niko pasiteri abungabunga intama kugira ngo umwanzi atazinjirira. Ni umuyobozi mwiza, wuzuye urukundo, wuzuye koroha, wuzuye compassion no kurirana n'abarira no gufatanya n'abanyabibazo. Ni umuntu wuzuye ubwenge n'ubupfura. Uwo ni pasiteri. Pasiteri agira ububasha ku rusengero ayobora, ariko ububasha agira ntabwo ari ubukandamiza abayobora. Ni umuntu udahagaze muri uyu muhamagaro umeze gutyo, ibyiza nuko yawuvamo. Hari n'abandi bantu batagira ikintu bakora bitwa abapasiteri birwa hano hanze bagendagenda, nta kintu na kimwe ushobora gusanga arimo gukora, uretse titire gusa. Ndagira ngo uwo ngo wese mumenyesha ko pasiteri ntabwo ari titire. Pasiteri umuvuga butumwa, umushumba bivuga umurimo. Ibi ngibi byose maze kuvuga aha ngaha. Hanyuma tujye kumwigisha rero, enseignant cyangwa docteur. Umwigisha ni umuntu ufite ubushobozi n'ubwenge n'ububasha bwo guha abantu ibyazi, ibyo yamenye. Ufite ubushobozi muri imbaraga, ubushobozi muri we bwo guha abantu ibyazi, ubwenge azi. Il forme, il nourrit, il éduque, il discipline, il instruit, il enseigne les fidèles n'abandi bantu bandi. Ni umuntu uhugura akagabura, ni umuntu wigisha, ni umuntu utanga discipline, ni umuntu mbese utanga ibyigisho bitandukanye. Uretse no ku bantu, ku bayoboke b'urusengero, ariko no ku bandi bantu bo hanze. Uyu agomba kuba azi ibyo yigisha, agakora ubushakashatsi, agasoma, akajya mu binyamakuru, akamenya aho isi igeze. Biratangaje kubona umuntu yitwa ngo ni umwarimu, ni umwigisha, ariko adasoma Bibiliya uko bikwiriye, adakora ubushakashatsi. Isi irimo iratera imbere, abantu barimo baratera imbere, abanyabwenge ni benshi, abantu baza mu rusengero ni ingeri zitandukanye. Hari abadoktori, hari abayenjeniyeri, hari abize amashuri aciriritse n'andi makuru, hari abatarize. Ariko abantu bose, umuntu wigisha agomba kubaha ikintu gituma bigaragaza ko ari umukozi w'Imana, koko ari umwigisha wuzuye. Umwigisha ntabwo ari izina, ni ibyaha abantu, ni serivisi aha abantu. Muri umurimo we nuwo koroshya
no koroshya ijambo ry'Imana rikinjira mu bantu ryoroshye ariko rinumvikana. Mbese ni nk'umuntu uhekenyera abantu ariko mu buryo bamira ibinoze ariko bitabagoye akabyoroshya. Uwo niwe mwigisha. Umwigisha agomba kuba afite ibyo arusha abandi, ntabwo ari izina gusa, ntabwo ari titre gusa. Ko muri Yohana igice cya 8:55-56 haravuga ngo nyamara ntimumuzi ariko njye ndamuzi, kandi navuga yuko ntamuzi naba ndi umubeshyi nkamwe, ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Uyu ni Yesu. Yesu ibyo yigishaga abantu bamwitaga umwigisha, ariko ibyo yigishaga abantu yari abizi. Yabibwiraga ababene we, arababwira ati ibyo mbigisha ndabizi, ntabwo njye mbeshya. Ntabwo rero umwigisha agomba kubeshya, agomba kubwira abantu ibintu azi, ibintu yahagazeho. Amen. Wenda tugana ku musozo, nagira ngo babwira ko Bibiliya iratuburira ko mu bihe bya nyuma hazaba hari abantu benshi bigisha ibinyoma, hazaba hari abantu benshi bikuza, na za ministeri n'imihamagaro itariyo bayobya ubwoko bw'Imana. Niyo umunsi turimo turababona, nibyo turimo kuvuga aha ngaha, ngo abantu bakanguke, abantu bamenye, kugira ngo bakumire aho bitari byagera, ariko naho byageze bajijuke, bagire ibyo birukana. Nubwo bimeze gutyo rero, mfite icyizere, kandi n'Imana igendana n'ibihe. Imana ntawe ujya uyitanga mu bihe. Imana igenda imbere y'ibihe. Imana igenda mu bihe, ni umugenga w'ibihe, nta kijya kiyitungura. Ubwo isi yiyemeje kujya mu bidatunganye, Imana ibirimo, ariko Imana yayitanzeyo. Irimo irategura rero degenero, abakozi bayo buzuye imbaraga, bafite ubuhanga, bafite ubumenyi, abakozi bayo buzuye ijambo ry'ukuri, abakozi bayo biteguye kuyikorera, biteguye gukorana n'Umwuka Wera, bazira kwishyira hejuru, bashyira kwikanyiza no kwikakaza. Imana yiteguye kugira ngo ishyire ibintu mu buryo. Umuntu uzagenda na bino bihe ni umuntu uhagararanye n'Imana, wemera kuyoborwa nayo, wemera kugendana nayo, wemera gukora ibyo ishaka. Profete rero, iyi mihamagaro yose, ari apotre, ari profete, ari evangeliste, cyangwa se pasteur, cyangwa umwigisha enseignant, iyi mihamagaro yose uko ari 5, buri muntu wese ahagare mu mwanya we, menye icyo ashinzwe, mu izina rya Yesu. Nagira ngo tunatandukanye, ubu harimo kuvanga kwinshi cyane, aho usanga hariho ministere 5. Izi ministere 5 barazihamagara, umuntu arahamagarwa, ntabwo yihamagara ngo abyuke mu gitondo avuge ngo mbaye iki ngiki, mbaye pasiteri, abyuke mu gitondo avuge ngo mbaye apotre. Oya, umuntu arahamagarwa, ahamagarwa n'Imana. Hanyuma Imana iyo ihamagaye umuntu, imuha n'ibikoresho byo gukoresha. Ni izi impano Imana yatanze tuzisanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 kuva ku murongo wa 7 kujya kwa 11. Impano imihamagaro tukayisanga mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 11 kujya kwa 13. Ahose umuntu abisome, mwongere mu bisome, mu bisubiremo.
impano ntabwo umuntu azigura. Impano umuntu ayihabwa n'Imana. Ariko ntabwo umuntu ayihabwa nubwo abantu bamenye ngo ibintu by'Imana ni ubusa, ntabwo ipfa kwizanira gutyo. Hari aho umuntu aba yahuriye n'Imana. Muzabaza abantu bose b'abahanuzi, muzabaza abantu bose bavuga butumwa, muzabaza abantu bose mubona hano hanze mukabifuza, muzababaza aho byavuye n'aho banyuze. Impano ntizigurwa, ntizigurishwa. Imana izitangira ubuntu, nizo gufasha mu mihamagaro, ariko abantu bamenye yuko impano ni igikoresho. Kuba ufite impano rero ntabwo biguha uburenganzira bwo kwiyimura ukajya mu muhamagaro runaka. Senga Imana ikuyobore. Kandi niba ufite nawo wahagaze, witandaraza ngo ushake no kujya n'ahandi. Oya. Hanyuma imbuto nazo bajya babyitiranya. Impamvu abantu badukomeretsa hano hanze nuko twitiranya ibintu. Umuhamagaro umuntu agahita awuhuza directement n'imbuto. Ntabwo bihuye, ntabwo bifatana. Hanyuma umuntu yagira impano wakumva asengera abantu bagakira, cyangwa ahanura, cyangwa n'izira impano zose ukavuga ngo n'imbuto arazifite. Ntabwo ari byo. Imbuto barazikorera. Imbuto bazihingamo, bakazuhira. Imbuto bazirinda ibisambo. Imbuto barazuhira kugira zeze, hanyuma bakazisarura. Uzisarura rero n'undi zisarurwa n'abandi, ariko na nyir'ubwite arazisarura. Nimureke rero duhagarare mu mihamagaro yacu. Nimureke buri muntu wese ahagarare mu muhamagaro we. Amenye icyo Imana yamuhamagariye. Amenye yuko umuntu atahamagariye kwinezeza, ahubwo yahamagariye kunezeza Imana. Abantu bareke kwishyira hejuru. Buri muntu wese namenye yuko atahamagariye gukorerwa, ahubwo yahamagariye gukorera abandi. Amenye serivisi agomba guha abandi. Amenye agomba guhagarara n'ibyo agomba gukora. Abantu bareke kwishyira hejuru. Nta muhamagaro uruta uwundi. Abantu nibubahane. Abantu buri wese niyubahe mugenzi we. Namenye ko Imana yamuhamagaye, namenye icyo Imana yamuhamagariye gukora. Ibintu nibihindukiye umunsi, abantu nibareke kwishyira hejuru. Abantu nibareke kwibwira ibyo bibwira ngo bari ibyo bakora, bayoborwa n'Umwuka Wera. Hanyuma imbuto nazo bajya babyitiranya. Impamvu abantu badukomeretsa hano hanze nuko twitiranya ibintu. Umuhamagaro umuntu agahita awuhuza directement n'imbuto. Ntabwo bihuye, ntabwo bifatana. Hanyuma umuntu yagira impano wakumva asengera abantu bagakira, cyangwa ahanura, cyangwa n'izira impano zose ukavuga ngo n'imbuto arazifite. Ntabwo ari byo. Imbuto barazikorera. Imbuto bazihingamo, bakazuhira. Imbuto bazirinda ibisambo. Imbuto barazuhira kugira zeze, hanyuma bakazisarura. Uzisarura rero n'undi zisarurwa n'abandi, ariko na nyir'ubwite arazisarura. Nimureke rero duhagarare mu mihamagaro yacu. Nimureke buri muntu wese ahagarare mu muhamagaro we. Amenye icyo Imana yamuhamagariye. Amenye yuko umuntu atahamagariye kwinezeza, ahubwo yahamagariye kunezeza Imana. Abantu bareke kwishyira hejuru. Buri muntu wese namenye yuko atahamagariye gukorerwa, ahubwo yahamagariye gukorera abandi. Amenye serivisi agomba guha abandi. Amenye agomba guhagarara n'ibyo agomba gukora. Abantu bareke kwishyira hejuru. Nta muhamagaro uruta uwundi. Abantu nibubahane. Abantu buri wese niyubahe mugenzi we. Namenye ko Imana yamuhamagaye, namenye icyo Imana yamuhamagariye gukora. Ibintu nibihindukiye umunsi, abantu nibareke kwishyira hejuru.
abantu nibareke kwibwira abantu nibareke gukora ibyo bishakiye n'ibyo bitekerereza, kuko itorero ni irya Kristo. Bemere umwuka wera abayobore, kuko niwe mujyanama utabeshya kandi ntiyibeshye. Nibamenye gutandukanya imihamagaro, bamenye gutandukanya n'impano, bamenye gutandukanya n'imbuto. Ntabwo bihuye, bifite itandukanirizo. Impano ni ibikoresho abantu bahawe kugira ngo babashe gukora neza, gushyira mu bikorwa imihamagaro bahamagariwe. Imbuto barazikorera bakazuhira, zikagaragarira abantu. Imbuto ntabwo abantu bazihabwa nk'impano. Abantu nibo basobanukirwe rero. Bereke umwuka wera ayobora abantu, kuko Imana yacu ntikorera mu kajagari, ntiyemera nuko abantu bakora mu kajagari, ntiyemera nuko abantu bakora mu murimo wayo uko bishakiye ngo bikore n'ibyo bishakiye. Nimureke duhagarare mu mihamagaro yacu neza. Iterabwoba dushyirwaho n'abapagani ba hano hanze nabo mu rusengero bavuga ngo Imana ntivuga ntikora ntigira n'abakozi, iryo terabwoba rihagarare. Hanyuma abantu bareke no kubinjiji, ko hari abantu bari hano hanze bigize abahanga ariko bayobowe n'ubujiji. Bamenye ko Imana igira abakozi kandi ko ikurikirana ibyayo, ndetse ibyo nibyo bizavanaho ikinyoma kiri hano hanze. Nibyo bizatuma abantu baba mu kuri, bagakurikiza ukuri, bakagendera mu kuri, kandi ukuri kuzababatura. Reka rero turangize dusenga. Imana yacu itugirire neza, ariko ibintu bisobanuke. Umuntu yo kubyuka mu gitondo ngo yabaye iki n'iki, yiyumve mu muhamagaro runaka atahamagariwe, kubera yuko yibonyemo impano runaka nawe atazi uko yaje, hanyuma azana akavuyo mu itorero. Reka turangize dusenga rero. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana yo kwinyirwa kandi Mana yo kwizera, icyubahiro ni icyawe no gukomera ni ibyawe. Tugushimiye uyu mwanya waduhaye kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Tugushimiye ko uri Imana iba mu byayo, igakurikirana ijambo ryayo kandi ikarisohoza. Tugirire neza rero, utange gusobanukirwa mu bantu bose bakwizeye, bakwiringiye, kandi Uwiteka wiheshe icyubahiro ku bakozi bawe, ubakureho agasuzuguro, ubakureho Uwiteka kuvugwa uko abantu bishakiye. Uze mu byawe kandi ubisobanure, wigaragaze, uheshe icyubahiro. Icyubahiro ni icyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen.